umukore genda gake yego wabyumvise nawe urahira n'abagore mushaka mwande ngaho umve n'imigani abagore none imigani ariko se tuvuga ngo abana bakora ubukwe yamwibambaje uwawe mu kanya gato yibambaje ku muntu cyangwa nimba atanamwibambajeho akagira gutya ibyago wahita uvuga ngo yamwibambajeho kubera yuko wumva yuko ari umwana wanjye ye baba we nta bukwe busaba kuri cyose wicara bimenye yes muvandimwe tuganire kuri filime yacu inzira y'umusaraba by'umwihariko kuri episode twamaze kuba twabona twese ariko turebera hamwe indi episode uburyo iraza kuba imeze ye mugiye kubana rero nitwa Sebeto muvandimwe rero ndagusabye kugira ngo kande subscribe kuri YouTube channel kugira ngo utazacikanwa n'ibyiza byose ngiye Sebeto nzajya nyuza ahanga kuri YouTube channel ahanga rero twebwe tuganira kuri filime yacu inzira y'umusaraba niyo mpamvu rero kudakanda subscribe kandi uri umukunzi wa filime inzira y'umusaraba byaba ari igihombo kubera ko ahangaha niho tunyuza amakuru ari update kuri filime yacu inzira y'umusaraba murabizi iyi filime yacu inzira y'umusaraba rwose ikomeje kuba nziza rwose niyo mpamvu rero mbasaba kugira ngo mukande subscribe kuri YouTube channel kugira ngo amakuru mashyashya n'ibiganiro kuri filime inzira y'umusaraba bitazajya bibacika rero mwabonye ko tayari mu byukuri wo bita Nyanamba no bita Rugema ndetse na Fabiola na Anita ni abantu batarimo barashaka yuko mu byukuri iribagiza azakorana ubukwe na Cyusa ese muvandimwe nawe ni kubyifuza cyangwa urifuza yuko mu byukuri Cyusa na iribagiza bakifatira umwanzo ku giti cyabo bakishakira abandi babyeyi maze bagakora ubukwe niba ubyibaza gutyo se ubona uwo bita iribagiza atarimo aragorana mu byerekeranye no gukora ubukwe kandi tayari bari bamaze kujya kwiyandikisha mu murenge ariko mu byukuri iribagiza yarabyanze ese muvandi iribagiza ni igiki wamubwira ni igiki se wabwira umuryango wo kwa Cyusa we barimo barashaka bo ko bakora ubukwe bakihutisha ibintu vuba barangiza bakahita bagenda bakavara mu gihugu cy'u Rwanda muri Racumbi ryo kwa Rugema bakiyambukira amazi bakagenda muvandi mbwira urabyumva gute hano rero hari umukobwa bita Solange reka tumuhereze ikaze akomerezeho aduhereza ubusesenguzi kuri filime yacu inzira y'umusaraba Solange rero tuguhaye ikaze Urakoze cyane Sebeto ko mu mwanya wo gusesengura filime inzira y'umusaraba inshuti bakunze b'inzira y'umusaraba ugiye kwibasesengurira nitwa Solange bakunze b'inzira y'umusaraba rero mukomeje kubona aho mu makanyana akomeje gusaba kwa Rugema yuko iribagiza yagaruka mu rugo mukomeje kumva ko babwira yuko iribagiza yagaruka mu rugo kwa Rugema hanyuma bakamushyigikira ndetse bakamukorera ubukwe nk'ababyeyi ariko kwa Rugema ntabwo bumva igitekerezo cya mu makanyana nta nubwo babishyigikiye nta kintu babyumvaho na gatoya mukomeje kumva ko Rugema abwira mu makanyana ati nta bukwe buri ahangaha iribagiza ntabwo tuzamukorera ubukwe hari Isimbi uri ahangaha nawe watewe inda ntabwo turamenya rero ibya Isimbi n'inda twite nta nubwo arabyara ngo tumenye nimba umwana ari uwa Cyusa cyangwa atari uwe kugira ngo hanyuma tuzamenye umwanzuro tugomba gufata ariko mu makanyana agakomeza kubabwira ati none se kuri Isimbi aratewe inda bivuze yuko iribagiza na Cyusa batabana kandi barakundanye ariko ntabwo babyumva na gatoya mubona ko rero bose nyine ntawe umushyigikiye kiri Rugema kiri Mukantambara kandi na Fabiola rero bose mubona yuko atangira kubahereza icyo gitekerezo bakamwatamirira rimwe mama Kanyana rero yabuze ijambo kwa Rugema yabuze umuntu wamushyigikira mu gitekerezo cyiza afite mubona yuko Rugema atagikunda iribagiza nta na gatoya rwose bimwe yavugaga ngo aramukunda ntabyo mukibona ndetse nta n'ibyo mucyumva mubona yuko ibyo ari byose ari kumwe na Mukantambara na Fabiola inshuti bakunze b'inzira y'umusaraba mubizi ko na Fabiola rero abwira mama Kanyana ariko uriya mugore yaje hano ejo bundi none atangiye kwivanga mu by'uyu muryango ubu ngubu koko ni wowe utangiye kujya uyobora ahangaha ariko mama Kanyana aramushuje ati umugore ni mama wawe kubera ko yaragize umujinya w'uko nyine Fabiola amwubahutse kubera ari mukuru inshuti bakunze b'inzira y'umusaraba mumva nawe Fabiola amubwira ati se ubundi ko numva witaye kuri iribagiza cyane ndetse umushyigikiye uvuga ko agomba gukorerwa ubukwe iribagiza sore Isimbi we ntabwo ari umwana nk'abandi ese Isimbi ntabwo agaragara ariko mu Kanyana aravuga ati ntabwo ari icyo ngicyo nashatse kuvuga yewe nashatse kubabwira yuko iribagiza yagaruka ahangaha
hanyuma tukamukorera ubukwe akaba yabana na Cyusa, ariko ntabwo babyumva. Ndetse Mukantambara nawe mwabonye yuko ukuntu nyine abwira mama Kanyana amubwira ati nta bukwe buhari, nta bukwe Iribagiza agomba gukorerwa, Isimbi wanjye nawe n'umwana wese ntabwo ari umwana, hanyuma inda yatewe iyo muyivuga hiki. Ubwo rero nshuti bavandimwe, namwe mubona yuko nyine mama Kanyana afitiye impuhwe Iribagiza, dore yuko Iribagiza ari n'imfubyi nyine. Niyo mpamvu rero mama Kanyana nyine nawe akunda kumushyigikira, ndetse kandi akaba yumva yamuba hafi nk'umubyeyi. Ariko mubona ko rero nyine nimba adafite umushyigikiye ndetse umuba hafi hariya kwa Rugema, ntabwo biriya bintu bizashoboka byo kuvuga ngo Iribagiza azamugarura hariya ndetse anamukorera ubukwe. Nta kuntu umuntu umwe yakorera ubukwe umuntu kandi aba mu muryango mwinshi, uwo muryango rero utamufashije, mubona n'ibyo bari kurwanira byose ari ibya Iribagiza, kandi hariya kwa Rugema bashaka no kugurisha imitungo ya Iribagiza. Nshuti bavandimwe, sinzi namwe uko mubyumva, ndabasaba gutera komenti hanyuma tugahanahana ibitekerezo, mukambwira namwe uko mubyumva. Mukomeze musengere mama Kanyana cyane, kuko nawe hariya kwa Rugema ntabwo yishimiwe, nta nubwo akunzwe nyine murabibona. Hanyuma rero nshuti bakunze b'Inzira y'Umusaraba, mukomeje kubona ko mama Kanyana yari yicaje uriya mwana wa Mukantambara muri salo, ariho aramugira inama, amubwira ati Anita, uri umukobwa mwiza kandi ufite ejo hawe hazaza heza. Rero ngewe nakugiraga inama nk'umubyeyi, kandi ngira ngo nanaguhane rwose, ndakwinginze, kubera iki ufite umutima nk'uwa mama wawe Mukantambara, kubera iki ugendera mu kigare cya mama wawe? Rwose Anita, wacishije bugufi ko ibintu byose birukanka mutabizi, kutazi aho bishingiye. Ariko Anita ntabwo yumva mama Kanyana, nta nubwo amwitayeho nyine. Mwabonye ko amureba cyane, akamuca amazi, n'inama mama Kanyana amuha zikagenda zica mu gutwi kumwe, zigahindukira mu kundi, kuko buriya uri guhana umuntu ariko atumva umuhanano wawe, ntabwo aba kwitaba, yumva ko n'ibintu uri kumubwira nyine ari ibintu biri aho ngaho adahaye agaciro. Mwumvise rero ko Anita abwira mama Kanyana ati ese ubundi kuvuga ngo mama afite umutima mubi cyangwa je mfite umutima mubi? Wowe ufite umutima mwiza. Ariko mama Kanyana amubwira ati je mfite umutima mwiza, ntabwo mfite umutima mubi, nta na satani ngira. Rero icyo mpfa na mama wawe ntabwo ukizi. Ariko Anita akomeje kubwira mama Kanyana ati nta mutima mwiza ufite. Ikindi kenshi cyane jewe iyo ndebye mbona ari wowe ukorera mama amafuti, ni wowe umubangamiye. Wowe naho umuntu aciye muri iyi nzu rwose wanahacisha umwotsi. Ubwo rero ntabwo nabura kuba hafi ya mama wanjye cyangwa ngo musapoting. Erega mama tuvuje amaraso, kandi buriya nyina w'umuntu ni nyina w'umuntu. We yaravuze ati nyine mama w'umuntu ni mama w'umuntu. Ariko mama Kanyana aramubwiye ati ntabwo nkubujije gukunda mama wawe, ntabwo mukwangisha, rwose ntabwo nakuza kumuba hafi, ariko jyewe ndaguhana ngo ugire umutima mwiza nk'umuntu w'umukobwa, kandi uciye bugufi we kugendera mu mafuti mama wawe akora. Anita rero mukomeje kubona yuko atajya yumva nyine mama Kanyana, bitewe n'imigambi mibi bamwinjijemo, bitewe nyine n'ibyo yasanze, kandi n'ibyo nyine azi nawe aharanira ko ari inyungu ze. Mwumvise ko na nyina Mukantambara amubwira ati nituramuka tugurishije hano bakaba banadufata bakadufunga, amafaranga uzayatware yose uzagenda uyakiniriro, hari igihe wazajya tugiye muri rugo. Rero murumva nawe ntabwo yabura guhaguruka ngo ahatanire mama we kugira ngo ibintu bigende neza. Mama Kanyana rero akaba ari wenyine kwa Rugema, akaba adafite kivuganira. Ubwo namwe nyine murabyumva kandi muranabibona. Mukomeze kumusengera cyane, Imana imube hafi, nawe ubwe batazamwica kuko ntiyorohewe. Nshuti bavandimwe rero mwabonye ko Kanyana nawe ahita aza, nawe akicara hasi akagira inama Anita, akamubwira ati Anita ndi sister wawe, ariko reka nanjye nkugire inama. Aramubwira ati Anita rwose waca bugufi, kandi inama mama akugiriye niyo. Rero waca bugufi ukagendera mu mucyo kugira ngo ibintu bigende neza. Uracyari mutoya, ntiwivangavange mu bya mama wawe.
hanyuma ibintu bikagenda neza n'izindi nama nyinshi. Ariko Anita ntiyamwumvise nka mukuru we, ahubwo yarikubise arahaguruka aravuga ngo reka nigendere n'ubundi kwicarana namwe aha ngaha ni nko kubura icyo umuntu akora. Mama Kanyana rero asigaye abwira Kanyana ati warakuze uri umuntu mukuru rwose uzi kujya inama nziza, wumvise inama ugiriye uriya mukobwa nubwo atazumvise ujye umugira inama yazumva atazumva, hanyuma unamwigishe gusenga kuko abantu bari aha ngaha bose ntabwo basengeye nta nubwo bazi Imana. Kanyana aramubwira ati kumwigisha gusenga se ubona koko bariya ari abantu wakwigisha gusenga bakajya basenga? Inshuti bakunze b'inzira y'umusaraba ntabwo byoroshye, na Kanyana mumusengere cyane kandi nzi ko mumukunda. Mukomeje kubona rero aho Mama Cyusa aricaranye na Iribagiza muri salo na Fifi bari kuganira cyane bishimye. Hanyuma rero nshuti bakunze b'inzira y'umusaraba, mwabonye ko Mama Kanyana mwabonye ko Mama Cyusa azana uriya muti akawuzanira Iribagiza, akamubwira ati Iribagiza rero mukobwa wanjye uyu muti rwose ndawukuzaniye ngo uwunywe. Uyu muti ugomba kuwunywa kuko ni umuti mwiza cyane kandi ugomba kukuvura uburwayi bwose ufite. Ariko Iribagiza yanze kunywa umuti, murabibona ko Iribagiza yakomeje kunangira, akomeje kuvuga ko uriya muti atawufata ngo awunywe atazi ko wujuje ubuziranenge. Ariko Mama Cyusa yaramubwiye ati mukobwa wanjye Iribagiza uyu muti wujuje ubuziranenge, uyu muti wunyweye hari indwara nyinshi wakuvura kandi hari ibintu byinshi wibagiwe kuva kera wagenda ukwibutsa, ukibuka ababyeyi bawe, ukibuka imitungo y'iwanyu. Ariko Iribagiza akomeje kunangira, ndetse muba mubona ko nta n'ikintu bimubwiye rwose. Ngira ngo buri umuntu akubwiye ngo ushobora kwibuka ababyeyi bawe ukibuka imitungo y'iwanyu wahita wikangamo, kanavuga se gute bariya si ababyeyi banjye, nicyo kagira nyine amatsiko menshi yo kumenya koko icyo kintu umuntu akubwiye ko ni ikintu gikomeye cyane. Ariko Iribagiza mubona ko nta kintu biba bimubwiye, adashamadukiye kugira ngo uwo muti awunywe ndetse anamenye ayo makuru yose atunguranye mu matwi ye aba yumvise, akanatekereza uburyo abona bari ababyeyi bo kwa Rugema bamugira. Aravuga ati se ibi bintu abantu bambwira koko nibyo, ariko se wa mugani ukuntu bari ababyeyi bangira cyangwa navuyeyo bangira, wa mugani buriya bariya n'ababyeyi banjye kandi nawe hari ahantu yajyaga abona bimurenze nyine kubera ibyo bamukorera, akibaza ati ariko se kuko aba ni ababyeyi banjye kuko Mukantambara ni umubyeyi wanjye? Sinzi impamvu n'ibyo ngibyo Iribagiza atabigarukaho. Gusa rero yakomeje kwanga umuti, namwe murabibona. Gusa nyine yabwiye Mama Cyusa yuko umuti kuwunywa agomba kuwunywa, ariko akawunywa abanje kuwushyira muganga we dogiteri akawumusuzumira akareba koko nimba wujuje ubuziranenge. Ubwo rero Mama Cyusa yarabimwemereye kuko nta kundi kuntu yabigenza. Aramubwira ati uzabanze ushyire muganga wawe usuzume, hanyuma rero namara kuwusuzuma uzabone ko uwunywa. Mwabonye ko nawe umusubiza rero akamubwira ati uri mu maboko meza muwumbikiye, hanyuma nukenera kuwushyira muganga nzawugusaba. Mwabonye rero ko bavandimwe mu mbabarire, mwabonye ko Mama Cyusa rero akomeje kuba awubizi. Ariko hari n'aho Iribagiza yabwiye Mama Cyusa atari kukivuga iryo jambo ryo kuvuga ngo barasa ababyeyi banjye, atari ibintu kamarade ashatse kumbwira, ariko simuhereza umwanya simbyumve, kandi nawe wabonaga ko adafite umwanya munini wo kuba yabimbwira, ariko ubuze ibyo bintu ndabyibuka. Ariko murabizi ko uwo muti Mama Cyusa nawuzanira Iribagiza Sisita yarababonye kandi yaranabumvise. Ntekereza yuko rero ubu ngubu yaba yarabigejeje kuri Mukantambara yuko Iribagiza bamuhaye umuti wo kunywa. Inshuti bavandimwe, komeze musengere Iribagiza cyane kugomeza kugorana, ni ukuri wa muti awunywe, hanyuma yibuke imitungo y'iwabo, yibuke ababyeyi b'iwabo, hanyuma nawe rero arwanirire iby'iwabo turebe uko bizarangira. Kandi awunywe kwa Rugema bataragurisha imitungo y'iwabo, kuko aramutse awunywe baranayigurishije urumva n'ubundi nta n'ikintu yaba akoze. Inshuti bakunze inzira y'umusaraba. Hanyuma rero mwabonye aho Iribagiza ari kuganira na Cyusa. Cyusa amubwira ati Iribagiza ndarikunda, ufite izina ryiza, Iribagiza ryanjye riranshimisha. Basetse bishimye nyine nk'abakunzi. Ariko mwumva aho Iribagiza ari kubaza nyine sheri we Cyusa amubwira ati ariko
sheri ubu ngubu kuba ndangaha ndumva nabyo bitanshimishije cyane. Ubu ngubu ngomba gusubira mu muryango wanjye nkasanga ababyeyi banjye. Ese ubu abantu koko bamfata gute? Abantu bavuga ko ari jyewe nananiranye. Ubu baribaza ati umukobwa ava iwabo akajya kuba kwa sheri we noneho ari n'iwabo. Rwose ubu ngubu kuba ndahangaha bisobanuye iki? Ntabwo tubana nk'umugabo n'umugore. Nawe ndebera rero igihe mazanga ubugiye nibaza ikintu nkarangaha kikanyobera. Ariko Cyusa aramubwira ati ribage kubura ahangaha ufite amahoro, urarya ukaryama umerewe neza, nta muntu ukugirira nabi, nta gutoteza, uko nagukuye muri uriya muryango bimeze urakuzi. Rero ngewe ku bwanjye ntabwo nifuza ko wasura muri uriya muryango kuko wakugira nabi kandi wakwica. Ariko iribagiza ntabwo akomeje kubyumva, ahubwo akomeje kwemeza Cyusa yuko agomba gusubira iwabo. Cyusa akamubwira ati ibibazo wahuriye nabyo iwanyu ntabwo ubizi. Ariko iribagiza akomeje kumwemeza ko ubuzima buba bumenyereye bw'iwabo, nta kibazo afitiye iwabo, ibyamubaho byose nyine yabyakira kubera iki nyine yabigize nk'amazi nyine umuntu ahora anywa akumva nta kibazo, kumutoteza n'ibintu Mukanambara mukora byose yamaze kumva ko nta kintu bimubwiye. Ariko noneho barahindutse cyane, kwa Rugema barahindutse cyane, ntabwo bakimaze nka mbere. Aho mama Kanyana yaziye hariya, ikindi kandi naho uriya musaza Iribagiza yabonekeye akaba ari kwirukanka kuri Iribagiza amushakisha, ndetse ashaka no kumenya n'imitungo y'iwabo aho yaba yarahereye, abantu baba bayifite cyangwa se baba nimba baranagurishijwe nyine abantu baba barayiguze. Mubona ko ibintu byahindutse kwa Rugema nyine byari vangavanze. Ubwo rero kwa Rugema nta umuntu bagifitiye Iribagiza habe na gakeya, ndetse na Rugema wajyaga amuba hafi akamushyigikira ibyo Mukanambara byose yamukora. Ariko Rugema iyo yazaga agasanga nyine arimo amukora ibyo ngibyo, agasanga umuntu umuguye igitumo, mwabonaga yuko nyine avuganira Iribagiza akabana amuhumuriza akamubwira ati hangane nkuri hafi nka papa wa kenda gukunda. Ariko ako gakundo ntabwo mukikabana na Rugema cyangwa mukikamwumvana, nta nubwo yakwicara ngo mwumve atekereza kuri Iribagiza ngo ati Iribagiza kuko gutya umwana nareze ibiki n'ibiki wenda nk'umubyeyi. Mubona ko rero na mama Kanyana amuvugaho yamuvugaho, bose bakamuteragana bakwiye igitekerezo cye nyine bakagipfobya. Nshuti bakunze b'inzira y'umusaraba musengere Iribagiza cyane kandi mumugire inama akomeza agume hariya kwa mama Cyusa, hanyuma nkwe n'uriya muti ibintu bigende neza. Sinzi rero namuko mubyumva. Mutere komenti hasi aho ngaho, hanyuma duhanahana ibitekerezo namwe mumbwire uko mubyumva. Nshuti bakunze b'inzira y'umusaraba, ubwo rero nyine murumva ko Cyusa akomeje kwemeza Iribagiza ko yaguma hariya kuba abana na Cyusa. Cyusa aranamuje ati se turabana, hari nubwo dusohokera mu cyumba kimwe, nubwo dusohokera mu nzu imwe ariko ntabwo dusohokera mu cyumba kimwe. Rero Iribagiza ntagume hariya kuko nawe ntabwo yahagiye ku bushake bwiwe, yahagiye mu buryo bwo guhungisha nyine ubuzima bwiwe kandi no kurwanira urukundo rwe bashakaga kubatandukanya. Murabizi ko nyine kwa Rugema bashaka gutandukanya Iribagiza na Cyusa. Nshuti bakunze b'inzira y'umusaraba rero mukomeze nyine mutere komenti kandi mukomeze nyine gusengera Iribagiza kandi munamugira n'inama. Hanyuma rero mukomeje kubona ko mama Kanyana akomeje gusaba kwa Rugema kandi abateranyirije hamwe, akomeje gusaba ko Iribagiza yagaruka hariya muri rwa rugo. Ariko ntabwo kwa Rugema bakomeje kubyumva, ntabwo bashyigikiye mama Kanyana, ahubwo aravuga yabihingutsa bakamuteragana. Mwumvise ko Mukanambara anamubwira ati Iribagiza ari kumwe n'umugabo, ubwo rero nagumane n'umugabo we. Nshuti bakunze b'inzira y'umusaraba ntabwo byoroshye, musengere mama Kanyana nawe cyane. Mama Kanyana agira umutima mwiza kandi ni ukuri ni umugore mwiza, agira n'ibitekerezo bizima, ntabwo akunda umuntu urenganya undi, agomba kurenganura urenganywa. Nshuti bakunze b'inzira y'umusaraba ariko ntabwo ashyigikiwe nyine ari wenyine hariya kwa Rugema, baramurwanya buri munsi, ntabwo mu bitekerezo bye babyumva. Ndetse na Rugema wajyaga amushyigikira akamuba hafi nibura akaba yanamuvuganira nawe ntakimwumva. Mubona yuko nyine nubwo akomeje gusabira Iribagiza kugaruka mu rugo, ariko Rugema nawe ntabwo abyitayeho. Iribagiza aramwibagiwe kandi mwabonye ko banamwishe akiriho. Mwibuke yuko Mukanambara yabwiye uriya musaza Iribagiza yuko Iribagiza yapfuye, bamushyinguye.
ubwo rero nta n'ukuntu nyine yagaruka kwa Rugema kandi baramaze kumwica. Ese ubundi bwo n'ubundi ahageze bamwica bagahita bamurangiza, kandi se uriya musaza agarutse akahamusanga, murumva bitaba ibibazo. Gusa nyine byongeyeho turanifuza yuko Mama Kanyana yazahura n'uriya musaza w'Iribagiza akamuhereza amakuru yose, akamubwira yuko kwa Rugema bamubeshye ko Iribagiza yapfuye kandi akiriho. Byongeyeho mwibuke ko uriya musaza w'Iribagiza aza kwa Rugema yasanze Mama Kanyana ari guterana amagambo na Fabiola ndetse n'uriya mukobwa wa Mukanambara bapfira imitungo bashaka kugurisha. Ubwo rero mwibuke ko umusaza w'Iribagiza atunguka babwira ati nsanze muri mu rusaku rw'ishimusakuza. Niyo mpamvu twifuza ko Mama Kanyana rero yahura n'uriya musaza w'Iribagiza akamuha amakuru yose y'ukuntu bimeze, ko Iribagiza kiriho, akanamwereka ahantu ari, ikindi akanamubwira ko iriya mitungo y'iwabo yose ihari yose, ariko kwa Rugema bashaka kuyigurisha. Hanyuma rero akabagwa gitumo tukareba uko kwa Rugema babyitwaramo. Ese mwebwe murabyumva gute?